Mushubisha none n'ubu nzacumusubisa aho kazamenya ko none ubundi Abedi ndamukunda kabisa. Haleluya. Aravuze ko adafite ishari kuko semanuka yabaye bishop uwo muguri ko none kuko yavuze ko abajya bitanze muje kuvugana mwese ubwo muzo amafaranga hanyuma bishop kuri yavuze na ntabwo bozana ikoti kibonanya igipimo cyawe bazoguha amafaranga uje kurigurira kuko abantu babagabo nabonye abantu nabonye nari mbana naje musinga mubona namwisuku bukeye isangano se muhanuko aba bantu niyo mwaze mubabona hano mwaze mubona ukuntu bameze naheze kugendana na bishop Semuhanuko tugwe hano mukiriya tugiye gutaramana kwa Rutebuka tunyura tugenda urw'amaguru kandi imvura yaguye jewe ngira ibyondo ku maguru ariko cyane uwo munsi naratangaye icyo kintu cyaratangaye none hari n'undi mwana uri iruhande rwa Semuhanuko nandi mukubona nawe uhora smart uyu mukobwa Bwana sifiwe. Ndashimira Imana kubwo umugaragu w'Imana Sebagabo James. Yesu ashimwe. Aba bose jeza mbita abapeti. Haleluya. Tugeze hariya mu Rwanda yancumbikiye mu nzu ye rero sinukundi nahise ngicumbika nayisanze mu icumba harimo n'amatura imyaka 2 Muchumba umusumwe twasengeye umudamu n'umunyarwandakazi ngiye gushimira Imana kuko nabivye nabo bagasarura umusumwe umubizi musaruzi bazanezerana. Haleluya. Amen. Noneho umusumwe dusengera umugore w'umunyarwandakazi yarwaye amadayimoni bateye ubwo bafitanye amashusho tuvugira aha ariko turasenga umunsi wa mbere no kabiri no gatatu nziyakira kuko umunsi wa kane tubona musahata haza Yohana uwo muvunyure wapfuye avuye Butare. Bwana sifiwe. Ngo dushike twaza dusengera uwo muntu turasenga n'ijoro abadayimoni yarari bari bamurimo ariko banuka umuntu yasenga bose abantu bakonjoro kabahungo uwo munuko turava dusigara turi batatu je na James na Yohana ngo hageraho James raro haragenda ngomare naje ndakomeza na Yohana hari saa 7 ubwo turagenda tureze nka saa 9 saa 10 James aragenda nawe yumva ararembejwe n'umunuko ndihangana nje nanga gusiga Yohana akaba ari cyo ndari kukera ko nanje nazengereye noneho nkanga kumusiga muje babigeza saa 11 hafi n'iminota 15 nanje ndahunga Yohana turamusiga wenyine. Yohana arakomeza ngo bisha kugera 6 abadayimoni bose n'uwanyuma arasohoka. Haleluya. Noneho ngo birangire ijoro rikurikira Yohana waze arataha uwo munsi ijoro rikurikira kubera kunezerwa ko umugore yakize uri ukaja ku munsi yazaje kuvuga akavuga agiye guhamagara abadayimoni akamavuga ngo bigiti iri munsi twaza twamatuva ngo bu ndi metodo kukibarumvise mshaza kusaza. Haleluya. Mshaza kusaza neza kuko yubuja nangira ngo bishop yaranize fu uri amungu nawe atangije amakuru yufu noneho barangire bamaze abahungu babiregera n'abandi uruya rwiciciro amaze bamabashidani kandi cyo gihari security committee y'abacereza uwo munsi amahaza abasirikari 30 bayowe na ibingira batabari bazo gutwashize bari bamabamiza n'uwo kubera kwishimira uwo muntu kwakize noneho baraza barinje barakomanga kuko cyari cyumba cyo mu nzira hinjiramo abamasikari yo hanze hinjira babiri bashike babazi umugabo kandi ntibatahure wababwiye ko ari wenyine bakamubwira ngo se tubareke nti tubabohe ntimuzosubira gusenga ntasubize ngo ntizosenga akabihorera basubira wa nabo abahungu baracari murayo bakaza baje kurira abasirikari rero ntangira gufasha abasirikari mbabwira buri muceceke twumva icyo batubwira
kugeza ubwo bacecetse abahungu bari bambaye amasengeri bari bambura amashati n'iki barabishira igurupe babireke bono ngo barangize abasirikare babwira ngo se ngo none ko tutaragishoto ngo ko mudukinguriye tuzi ko mwashize abo mukinguriye murabahazi se kandi hari nk'umwe umusepeza n'undi mukadezi abatazi sepeza na kadezi nta kindi basobanurira keretse muzo myihereranye mumbazi yo vocabulaire ariko muzoyikura iyo vocabulaire noneho ngo amara abahungu bamambwira gushatuye twakingurira ngo twarenje amazuru kandi umwe yamusozepi ndamukadezi noneho uwo nyine w'umusepe asa n'ubizimbe noneho mukadezi aravuga kurambirwa hasi mugakubita ariko ntaho bakubita muri bese tukinjise no kucibaka bamara tugira ngo twende twibabarire ngo batuje gusenga ngo tuzatugeza saa 5 ngo tuza dusenga buke shimira Imana ko naje gusiha kandi ngushimiye ku butumwa bwiza abarijo bo forum hari mu kiyumba kandi naje nja kukizira n'inaba nagiye mbazira le tombe ya solo preba uradirimba ikora uradirimba ikora uradirimba ikuri uri kwenda cyane kanini abantu benshi bazabona y'ubuhungiro ariko muvana hari consigne ni cyari un consigne ni iki mwarambiwe Hallelujah. Mureke tukirangiza igitaramo mwe mwihangane inzambe babwira bikabananira n'amasiri de consigne ce sont des nk'amarenga nk'amo de passe k'ibindi atukubo sana haranaye gutaramira umunsi mwe kera ahantu mwarambwe ati yewe ntugwe gusengera abantu bose ubihorere abantu usengera namenyeje ubundi burya abantu bazashurirwa ati je nusengera ngafatwa aba bose nzogera gute nzobakongeza bari mu gusengera aba bose abaza mu etage bareki jewe nsengera nifatwa aba bazofata inzabira mu nsengera Imana pezi imodoka ko je gifite uko mwese hano mfite ushoferi nukuzona ba deplace sinurangira mwese ariko nogerageza no fata microphone hariye no muzi impamvu nukuri ndimuzamenyerekwa je wombeze amafaranga hano nga $50,000 no yabaha je ndabizi simbanirata muzo hari abantu zana muzosengera bazoshe hanze bagiye hanze ibo bogira mu maro mu bandi bari hano mwe ntibuhishurirwe mwarangiza ibi uje gusa Bishop ku cyubahiro cyawe cyararanga usenge imodoka kandi uyivuge wewe cyarahari urabonye vuge kera nagiye hano mu Rwanda hari mu mujyi za Toyota ahantu bazitanga kera narayibonye kuri kuvuga muntu ngabiganza mwe oyaye muntu ndimunkoreho muntu ngaho njewe naye namutungaho naje tuge kuri Yesu Bwana siviwe mwese ga ukumuza mwubaha abantu ndaho ufite amavuta byibura nije uhaye wungiriza siko muvuze inije uhaye wungiriza amavuta yiwe mwebwe nange muri nyuma yanjye muntungeho naje mutungeho kandi mu byukuri kose kw'Imana imbere y'Imana yose vuba cyane aha ngaha uzoyiparika yo uzamuyizana uzana urufunguzo hano aho guparika harari muzamuruka umuntu hungeho naje ndamutunga data mu izina rya Yesu
waduhaye Kristo Blana sokler shariga. kandi umuduhana n'imigisha yose. Imva icyo Imana imbwiye, ntabwo izoza ari yawe wenyine, bizama bizana n'iyanjye. Sawa, tuzobireba hano. Tuzobireba. Imodoka izoza gutya, iyanjye nanjye. Dusenge. Data mu izina rya Yesu, waduhaye Kristo, wowe urute kumuduhana n'ibindi. Dima lwe adobe. Icyo wagomba kutwima yari Kristo. Tibuka waramuduhaye. Tiwotwima imodoka. Imodoka ya Bishop Semuhanuka ndayizanye nyikuye mu ruganda, kandi si imodoka ya occasion, ni imodoka nshyashya. Njyewe icyo nkoze muri uyu mugoroba warayitanze, njyewe nukuyikurura nkayigeza hano, nawe akayigendamo natwe akadutwaramo. Data mu izina rya Yesu, uri Imana yanjye, uri umwami wanjye, ndabigusabye kandi ndabigushimiye kuko ubikoze muri aya masaha, mu izina rya Yesu, amen. Amashimwe kubana cyane. Sasa igituma dusengera imodoka we ntare babyumva n'ibindi. Nje nagize ubushobozi bwo kwigurira imodokari. Jewe nagize ubushobozi bwo kugura imodoka. Imodoka $5,000 z'amadolari 10,000 imana arayiguse. Ariko tuyakoresha mu murimo w'iki w'Imana. Hari n'uwobuzwe mpambi sengera yo tangara ko je nagize ubushobozi bwo kugura imodoka. Ubuntu bw'Imana no kwirwa neza n'imbabazi bijyana namwe mwese. Amen. Musuhuzanye.